ndagira ngo nkubwire ugiye kuba umutangabuhamya w'abantu benshi. Iyi nkuru nziza yaje ubu mutemuwe wa benshi, ubu mutangabuhamya w'abantu boroheje n'abakomeye. Mbibutse ko abantu bose bakunda kumva imirimo Imana yakoze, bakunda kumva ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Ndagira ngo nkubwire mwene data, muri iyi minsi duhagazemo birashoboka ko Imana yakuremera inkuru nziza ukajya kubwira ubuhamya umuryango wawe, ukajya kubwira ubuhamya sosiyete, aho wakuwe ukongera ukajyanayo inkuru nziza. Hari ahantu Satani yakwirukanye, Imana ishaka kusubiranayo ubutumwa bwiza butameze nk'ubwo wari ufite uyu munsi. Haleluya. Bibiliya ikomeza itubwira ngo baratekereza ngo dukwiye kujya ibwami nubwo twahirukanywe, dukwiye gusubira mu muryango nubwo waduciye, dukwiye gusubira mu itorero tukavuga iby'Imana idukoreye nubwo tutari tukemerwa. Ndagira ngo nkubwire, inkuru mbi igiye gusimburwa n'inkuru nziza. Turagushimiye mwene data udukurikiranye kuri Duhumurizanye TV, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Munyemerere mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tubanze turisome tunasenge. Imana iguhe umugisha. Turasoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'iby'Abami, igice cya 7. Turasoma ku murongo wa 3 tugarukire ku murongo waho wa 9. Niturangiza turongera dusome muri Esteri igice cya 9 n'umurongo waho wa 1. Imana iduhana umugisha. Kandi ubwo hari abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati, iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Ariko twavuga ati twinjire mu murwa, inzara iwurimo twawugwamo, kandi dukomeza kwicara hano gusa ntabwo turapfa. Nuko noneho mumbabarire sure mu murongo wa 4. Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko none nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose n'ugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisiraheli yaguriye abami b'Abaheti n'abami b'Abanyegiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba, hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko abo babembe bageze aho mu rugerero, aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravuga bati, ibyo tugira ibisi byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Amen. Reka twongere dusome mu gice cya Esteri igice cya 9 ku murongo waho wa 1 wonyine. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Nibwo umunsi w'abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ariko birahinduka,
abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kuganira ijambo kuri iyi televiziyo duhumurizanye. Ndagushimiye ko Mwami Imana ushimye ko uyu mwanya tuvuga ijambo ryawe. Reka ijambo tuvuga ribi ryawe, tukubere akanwa tuvuge, maze muri uyu mwanya ubwo imitima ibumbukiye kugira ngo yakire ubutumwa tugiye gutanga, uhembure imitima bakurikira bose, kandi umwuka w'Imana dufashe kuva dutangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Wayi ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfite ijambo nshaka ko tuganiraho rivuga ngo inkuru mbi isimbuwe n'inkuru nziza. Insanganyamatsiko yacu tugiye kuganiraho cyangwa se topiki yacu turi buvugeho iravuga ngo inkuru mbi isimbuwe n'inkuru nziza. Mu buzima bwa buri munsi buri kintu cyose kigira ikigisimbura. Amanywa asimburwa nijoro, izuba rigasimburwa nijoro cyangwa se n'umwijima, imvura isimburwa n'umucyo. Buri kintu cyose gifite ikigisimbura. Ndagira ngo nkubwire rero inkuru mfite uyu munsi kukubwira, ndagira ngo nkubwire inkuru mbi isimbuwe n'inkuru nziza. Mu buzima bwa buri munsi amatwi agira ibiyinjiramo, amatwi ashobora kwinjirwamo n'inkuru mbi ikinjira, agahereza umutima ugahereza ibitekerezo. Inyuma bitangira kugaragaza amakuru umuntu yakiriye ayariyo. Kandi niko binagenda, umutima n'ubundi ushobora kubika inkuru nziza, mu by'ukuri inkuru nziza ikagera no mu bitekerezo, umuntu agatangira gususuruka, ukabona ko hari indi nkuru yakiriye. Sinzi muri iyi minsi inkuru wakiriye iyo ariyo, yewe sinzi n'ubutumwa wakiriye ubwo aribwo, ariko kimwe nge nkuzaniye, ndagira ngo nkubwire ko inkuru zose wakiriye hari indi nkuru nziza ugiye kwakira. Turi mu bihe by'isoza ry'umwaka, turi mu bihe by'ukwezi kwa 12. Mu gihe cy'Abisiraheli bo bari mu kwezi kwitwa Adari, ni ukwezi k'ubutabazi, ni ukwezi Imana yibukaga mu bwoko bwayo. Ari byo turi buze gushingiraho muri kino gihe cya Esteri na Morodekayi. Byari ibihe byo mu kwa 12, ariko kwitwaga ukwezi kwa Adari. Ndagira ngo nkubwire mwene data, uku kwezi ni ukwezi numva umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye bihamanya ko hari inkuru nziza ugiye kwakira. Hari inkuru nziza nanjye ngiye kwakira. Ibi nibyo nshaka ko tuganiraho, ndabigarukaho, ndabivugiramo, ndabisorezamo, ndabisengeramo. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo mvuge gatoya, mu minsi myinshi habamwe umunsi umwe. Iminsi myinshi ishobora kuba yarabaye iminsi y'abantu, ishobora kuba yarabaye iminsi y'ibibazo, ariko habamwe umunsi umwe w'Imana. Mu minsi myinshi habamwe umunsi umwe w'Imana, mu mezi menshi habamwe ukwezi kumwe kw'Imana, mu myaka myinshi habamwe umwaka umwe w'Imana. Birashoboka ko uku kwezi ushobora kuba ukwezi kw'Imana ku buzima bwawe, birashoboka ko uyu munsi tuvuganiyeho ushobora kuba umunsi w'Imana ku buzima bwawe. Ndagira ngo rero nkubwire, uwo munsi Imana igivuga ukunda kwitwa umunsi w'intsinzi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data unteze amatwi unyumva, hashobora kuba umunsi umwe w'intsinzi ku buzima bwawe. Igihe wari witeguye kugiye kuba mu bihe bibi, ibihe bibi bigasimburwa n'ibihe byiza. Ibihe witeguraga kugiye kugira ibyago, ibyo byago bigasimburwa n'amashimwe. Ibihe witegura kuriramo, akaba ari byo Imana ihinduramo ibihe byo kuririmba. Ibyo birashoboka ku Mana kuko nta kinanira. Bibiliya iratubwira ngo ibihe bijya bibaho umuntu akaba mu bihe by'inkuru mbi. Ukwezi kukaza ari ukw'inkuru mbi, umunsi ugasimburwa n'umunsi w'inkuru mbi, amatwi y'umuntu agahaga inkuru mbi, ntaba akigira ibimuryohera, ntaba akigira ibihe byiza, agasigara yumva ibihe bye byose ari ibihe ategereje ibintu bibi. Igihe cyose yumva umutima ugiye kwakira, akumva umutima ugiye kwakira ikintu kibi, bitewe n'ibyo amazemo iminsi. Ariko uyu munsi tuvuganiraho, ndagira ngo nkubwire ibyo wumvishije bishobora kuba byarabangamiye umutima wawe, bishobora kuba byarakomerekeje umutima wawe, ariko si ibyo gusa uzahora wakira. Ndagira ngo nkubwire ngo uteguze, ugiye kwinjira mu minsi yo kwakira inkuru nziza. Imana ishimwe cyane. Dusomye hano inkuru z'ababembe. Ababembe bari bantu ki? Ababembe bari abantu baciwe kuko bari bahumanye. Guhumana kw'ababembe byatumaga bakurwa mu bandi,
sosiyete ikabajugunya, umuryango ukabajugunya, inshuti zikabatakaza, bagasigara bari inyuma y'umudugudu cyangwa se y'umurwa. Cyaraziraga ko bagomba kwegera aho abandi bantu bari, cyaraziraga ko bagomba kujya mu materaniro, cyaraziraga ko bagomba kwicara aho abandi bicaye. Aba bantu bari barahawe akato. Akato barimo kari akato kadasanzwe, kuko kari akato kabasaba ko badashobora kwegera abandi bantu. Ndagira ngo nkubwire mwene data, iyi minsi turimo, hari n'uyu mwanya mvugiramo, hari abantu bari mu kato ka covid, abo bayisanzemo, abarimo bayikira. Ariko ndagira ngo nkubwire akato kose waba urimo, Imana igiza ikabanamo nawe muri ako kato. Aba babembe rero ndagira ngo mvuge inkuru yabo gatoya kugira ngo nze gusoreza ku nkuru ya Esiteri na Morodekayi. Aba babembe byasabaga ko habaho kugira ngo baganire ubwabo, kandi kuganira kwabo babaga bareba uduhinda twabo. Reka nkoreshe iri jambo agahinda. Hari agahinda umuntu agira akaba gasangiye na mugenzi we, barebana bakireba muri ako gahinda. Bari mu gahinda kuko ari ababembe. Ibyo bihe barimo ngo bararebana, bari ababembe bagera kuri 4, ngo baravugana batariki ibundi kitwicaza aha kugeza aho tuzapfira niki. Baravuga ngo nubwo twakinjira mu murwa, umurwa urimo inzara kandi urimo umuvurungano, yewe naho twahagwa, ariko nanone nidukomeza kwicara hano gusa nabwo byose ni ugupfa. Aba bagabo bibonaga mu rupfu, aho bari ni urupfu, aho bajya ni mu rupfu, byose bakabona byose ni bimwe. Baravuga ngo nuko noneho nimuze tujye gukeza ingabo z'Abasiriya. Ndatekereza ko ijambo gukeza ni uburyo bwo kwitanga mu maboko y'abantu, kwemera kujya mu maboko y'abari abanzi banyu. Basi tugwe mu maboko yabo, nibabona ko ari abo kutwica batwice, nibabona ari abo kudukiza badukize. Ngo mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu urimo, kuko Uwiteka, uva nkubwire ngo kuko Uwiteka ari yumvishije ingabo z'Abasiriya ngo ikiriri cy'abantu benshi. Muri icyo kiriri cy'abantu benshi ngo barahunga, barirukanka, batakaza ibintu byabo, basiga ibyo kurya, basiga izahabu n'ifeza, basiga imyambaro, basiga buri kimwe cyose, barahunga. Iyo Imana ijya gutabara abantu cyangwa ijya gutabara umuntu wayo, imutiza umurindi cyangwa ikamutiza imbaraga. Ndagira ngo nkubwire muri iki gihe Imana igiye gutanga inkuru nziza mu matwi yawe. Igiye kugutiza imbaraga, igiye kugutiza umurindi, igiye kugutiza uburyo bwo kumvikanisha imirindi yawe imbere y'abakomeye, utangira utera abantu ubwoba. Aba babembe bari 4, ariko bagiye gutera ingabo nyinshi ubwoba. Erega ndagira ngo mbabwire, n'ubundi usibye ko twiheba, turemye mu buryo buteye ubwoba, turemye mu buryo butangaje, turemye mu buryo buhambaye. Abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana, ni abantu batangaje, ni abantu bateye ubwoba. Bibiliya iravuga ngo ni abantu bashobora gutungurana igihe icyo ari cyo cyose. Aba babembe rero baragenda. Muri uko kugenda, Abasiriya barirukanse, barahunze. Muri uko guhunga kwabo niho ubutabazi bwaturutse. Ndagira ngo nkubwire, aba babembe bagiye kubona ibintu abandi babuze, bagiye kubona ubutabazi abandi badafite. Nyamara abagiye gutabarwa ni abantu bari inyuma y'abandi, ni abantu bari inyuma y'umudugudu, ni abantu bari barahawe akato, ni abantu batemerwaga, ni abantu bari barakuwe mu bandi, ni abantu sosiyete itemeraga itumvaga, ni abantu bari aho ngaho bari nk'ibicibwa. Ariko kuko Imana ari umutunzi wa byose, ari umutunzi w'imbabazi, ibabariye ababembe kugira ngo babone ubutabazi, abaribo bazana inkuru nziza. Ndagira ngo mpanurire muri iri jambo, wowe unteze amatwi nyumva, waciwe wahawe akato, wowe utacyumvwa n'umuryango, wowe utacyumvwa na sosiyete, wowe utacyumvwa n'igihugu, wowe utacyumvwa n'abantu abari bo bose. Ndagira ngo nkubwire, Imana ishobora kugukoresha akaba uzana inkuru nziza. Wikihebera aho uri, wikihebera aho wicaye, Imana iracyagufiteho umugambi. Aba bantu igihugu cyari cyabajugunye, aba bantu umuryango wari wabajugunye, itorero ryabaciye, cyaraziraga ko abatambyi babemera. Aba bantu nabavugaho byinshi, nabavugaho birebire, ariko kimwe cyo, abantu batari bizewe, abantu batahabwaga agaciro, abantu batemerwaga, nibo bazanye inkuru nziza. Ndagira ngo nkubwire, witerwa ubwoba nuko utemerwa. Abenshi iyo batemewe bajya ahantu bakihisha, bakigunga, bakumva ko baciriweho iteka. Kutemerwa kwawe ntabwo bisobanura ko Imana itakwemera.
kudakundwa kwawe ntabwo bisobanura ko Imana itagukunda. Kuba abantu baguha akato ntabwo bisobanura ko Imana yaguhaye akato. Kuba waba uri mu bihe bibi bitari byiza ntabwo bisobanura ko atari wowe wazana inkuru nziza. Kuba uri mu burwayi, ubwo burwayi bumazemo igihe kirekire, ushobora kuzana inkuru nziza y'uko uri muzima kandi n'abandi bagakira kubw'ijambo ryawe. Mbibutse ko ijambo rikiza riva mu bantu batari abo gukiza abandi. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo rero ku murongo waho wa 7 ngo bahera ko barahaguruka nimugoroba, ngo hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, ngo ubwo bari mu rugerero n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Nuko abo babembe bageza mu rugerero batangira kwinjira mu ihema rimwe, bararya baranywa. Reka mbabwire, buri Imana iza agaciro ko kurya no kunywa. Petero yigeze gukoresha ijambo aravuga ngo niba dufite ibyo kurya n'ibyo kunywa biduhagije tunyurwe nabyo. Niba dufite ibyo kurya n'ibyo kunywa n'imyambaro biduhagije ngo tunyurwe nabyo. Iki kintu bita kurya no kunywa ni ikintu gikomeye. Ntukavuge ngo urakomeye ugisonza. Hari abantu bakigenda n'inzara yo mu magufa bakavuga ngo barakomeye. Ntabwo urakomera. Niba utari washira inzara, ukaba utari wahaga, ukaba utambaye wikwije, ntaho uragera. Ndaguhakaniye, hari intambwe utari watera. Imana izi ko step ya mbere yo kuzamuka nuko umuntu abasha kwihaza mu mirire no mu minywere no mu myambarire. Iyo ugeze kuri urwo rwego ubona ko wariye, wahaze, wambaye neza, hari intambwe ubuteye ya mbere. Intambwe ya mbere Imana yabateje, barariye baranywa bamererwa neza. Icya kabiri, mwumve icya kabiri cyakurikiyeho, ngo bafata n'imyambaro, ngo baragenda, ngo barabihisha, ngo baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramwe ibindi, baragenda barabihisha. Hari akantu ntarutse, reka nkagarukeho. Bibiliya avuga ngo bararya baranywa bakuramwe ifeza n'izahabu n'imyambaro. Buriya reka mvuga aka kantu, ushobora kuba ukeneye inkuru nziza y'ifeza n'izahabu, Imana yikumpere, kuko inkuru nziza ziratandukanye. Uyu mwanya hari umuntu neza amatwi ukeneye ifeza n'izahabu, Imana ibikumpere muri iyi minsi yo kwakira inkuru nziza. Hari umuntu ukeneye ko yakira uburwayi, nacyo ni ikibemberega. Umuntu ashobora kugira ikibemba abana mu nzu akakirarana, abo babana bakaryama bagasinzira, we ntasinzire, akaba arwaye ariko afite amafaranga, afite byose. Hari n'undi nawe muzima, ufite umubiri muzima ariko udafite ibyo kurya no kunywa n'amafaranga. Mbibutse ko ari ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Rimwe na rimwe tubivugaho abantu bakavuga ngo ngo iyo ukijijwe gusa birahagije. Reka nkubwire, ushobora gukizwa ugasonza, ushobora gukizwa ukambara ubusa, ushobora gukizwa ugakena, nabyo bikaba umugayo imbere y'abantu. Imana ntabwo izi ko dukeneye agakiza gusa. Mu gakiza harimo kurya, harimo kunywa, harimo kwambara, harimo no gutunga. Niba utabifite nabyo uzige kubisaba, Imana irabitanga. Ntabwo yaduhaye agakiza gusa ngo itwambike ubusa. Ntabwo yaduhaye agakiza gusa ngo itwime ubushobozi. Ntabwo yaduhaye agakiza gusa ngo itwambure ibyo twari dutunze, ahubwo yatwongerereye byose. Mbese agakiza ko gukira mu buryo bw'umwuka kazana no gukira mu buryo bw'umubiri. Ibyo ukennye Imana irabizi, inkuru nziza ukeneye Imana irayizi, icyifuzo cyawe Imana irakizi, urwego uriho, ubuzima ubayemo, icyo wifuza Imana irakizi. Kimwe cyo, Imana izanye inkuru nziza y'icyo ukeneye. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo bararya baranywa bakuramwe ifeza, bakuramwe imyambaro, bakuramo n'izahabu. Ibyo ni ibintu bigera kuri 4. Baragenda barabihisha, bagaruka binjira mu rindi hema, bakuramwe ibindi, baragenda nabyo barabihisha. Hanyuma umva ijambo nashingiyeho, hanyuma baravugana bati ibyo tugira byo kwihishahisha ni ibiki? Ubundi turihishahisha tugeze ryari? Turihishahisha bigende biti? Icyo tuhisha ntabwo ari cyo. Yego twakuwe mu bantu, yego twashyizwe mu kato, yego hari ibihe abantu batuzimo, yego hari iminsi myinshi twabayemo twakira amakuru mabi yuko twakuwe mu bantu, tutakemerwa, tutagihabwa agaciro. Ariko Imana iduhesheje agaciro, reka tujye gutanga iyi nkuru nziza. Ndagira ngo nkubwire, ugiye kuba umutangabuhamya abantu benshi. Iyi nkuru nziza yaje, ubu mutemo wa benshi,
ubu mutangabuhamya w'abantu boroheje n'abakomeye. Mbibutse ko abantu bose bakunda kumva imirimo Imana yakoze, bakunda kumva ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Ndagira ngo nkubwire mwene data, muri iyi minsi duhagazemo birashoboka ko Imana yakuremera inkuru nziza ukajya kubwira ubuhamya umuryango wawe, ukajya kubwira ubuhamya sosiyete, aho wakuwe ukongera ukajya nayo inkuru nziza. Hari ahantu Satani yakwirukanye, Imana ishaka kusubira nayo ubutumwa bwiza butameze nk'ubwo wari ufite uyu munsi. Haleluya. Bibiliya ikomeza itubwira ngo baratekereza ngo dukwiye kujya ibwami nubwo twahirukanywe, dukwiye gusubira mu muryango nubwo waduciye, dukwiye gusubira mu itorero tukavuga iby'Imana idukoreye nubwo tutari tukemerwa. Ndagira ngo nkubwire, inkuru mbi igiye gusimburwa n'inkuru nziza. Aba babembe, kwitwa ababembe gusa byari inkuru mbi kuri bo, byari inkuru mbi mu muryango wabo, byari inkuru mbi mu itorero basengeragamo, byari inkuru mbi ahantu hose. Barakurwa ahantu, ariko kandi kuko Imana ari umutunzi wa byose igiye kubasubizayo nta audience isabye. Ibitangaza Imana yabakoreye byabakinguriye imiryango yo gusubira ibwami, yo gusubira mu rusengero, yo gusubira mu muryango, batagombye kubabwira ngo ese mwakize. Oya, ahubwo iby'Imana yabakoreye byabahesheje ijambo. Imana igukorera igitangaza kiguhesha ijambo aho wari warirukanywe. Imana igukorera igitangaza kiguhesha ijambo imbere y'abakwambuye agaciro. Imana igukorera igitangaza gituma uvuga nawe wumvwe. Imana igukorera igitangaza gituma usoza umwaka amahoro. Mu cyimbo cy'inkuru mbi hagiye gusimburwa n'inkuru nziza. Haleluya. Icyo mvuga ni iki? Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose Imana ikunda ubuhamya bw'imbaraga zayo. Imana igakunda amashimwe y'abayishimira ibyo yabakoreye. Imana igakunda abantu bayihamya imbere y'abatayemera. Ndagira ngo nkubwire, Imana irashaka kuguha inkuru nziza uzahamiriza imbere y'abatemera Imana yawe, uzahamiriza imbere y'abatemera Imana wamenye. Iri jambo nkuzaniye muri iki cyumweru, ndagira ngo uryumve neza. Ni ijambo Bibiliya ikunda gukoresha ivuga ngo ni umunsi wo gukora kw'Imana. Imana ijya yemera ko abantu babanza bagakora, Imana ijya yemera ko abantu babanza bakavuga, Imana ijya yemera ko abantu babanza bakaduta, Imana ijya yemera ko abantu batuvuga ayo bashaka, ariko ikanyuranya n'ibyo bibwira, ikanyuranya n'ibyo bavuga, ikanyuranya n'ibyo batekereza. Ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi nkurikiye kuri Duhumurizanye TV, ndaguhumuriza nkubwira ngo mu cyimbo cy'inkuru mbi Imana igiye kwasimbuza inkuru nziza. Amakuru mabi wakiriye muri aya mezi ashize birashoboka ko uyu mwaka wawe usozanya inkuru nziza. Iyi tariki mvugiraho turi mu isoza ry'umwaka. Imana yakora igitangaza habura umunsi umwe ngo umwaka urangire. Imana yakora igitangaza habura icyumweru kimwe. Imana yakora igitangaza habura amasaha. Imana yakora igitangaza habura amasegonda. Ese urizeye mwene data tuvuga ngo amena? Bibiliya iratubwira ngo iri jambo ryitwa ababembe ni abantu batahabwaga agaciro. Nongere ndigarukeho. Hari igihe umwenda umuntu agira idene rikamwambura agaciro, ukajya ugenda ubebera wihishahisha. Hari igihe umuntu agira ikigeragezo cyishe cyo mu rushako, bavuga ngo abandi babayeho neza mu ngo zabo, wakavuga ngo ariko Mana nge nsojanije umwaka amarira. Nacyo burya bari ikibembe ugendana mu rugo rwawe. Ushobora kugira umwana akaba afite ibibazo by'amashuri n'ibindi ntavuga kuko sinabirondora ngo mbirangize. Ushobora kuba ufite ikibembe cyihariye udasangiye n'abandi, ariko kimwe cyo iyakoresheje ababembe bagatahana inkuru nziza ibwami, nawe yagukoresha ugatahana inkuru nziza mu muryango wawe, yagukoresha ugatahana inkuru nziza aho wari uri. Ngana ku musozo, ijambo ryatubwiye muri Esiteri ngo umunsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ngo byarahindutse, ngo Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Iri jambo rishaka kuvuga iki? Iri jambo rirashaka kutwereka ko umunsi Abisiraheli bari biteze cyangwa Abayuda bari biteze ko ari wo munsi wo gupfiraho, ni wo munsi Imana yari yateguye intsinzi ku buzima bwabo. Umunsi wari witeguyeho kuboneraho ibyago, umunsi wari witeguye kuboneraho amarira, umunsi wari witeguye kuboneraho ibikubabaza n'ibigukomeretsa umutima, niwo munsi Imana iteguye kugutabariraho. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire wikiheba mwiri soza ry'umwaka,
ushobora kuba warawutangiye nabi. Turi mu bihe bya covid ariko bitabuza Imana gutabara. Turi mu bihe bibi, covid iri kuvugiza ubuhuha ariko n'Imana iri gukora cyane. Ndagira ngo nkubwire, covid ntiyakinze ijuru, yakinga imipaka, yakinga ibibuga by'indege, yakinga imihanda, yakinga amahoteli, yakinga ahantu henshi, yakinga insengero, ariko ntiyakinga umuryango Imana yatabariramo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire kuri uyu munota, umuryango w'ubutabazi urakinguye. Mu gihe cy'inkuru mbi, inkuru mbi isimbuwe inkuru mbi wari ufite igiye gusimburwa n'inkuru nziza. Wowe unteze amatwi, reka kwibaza ngo byacahe, reka kwibaza ngo byanyurahe. Iri tangazo ntanze ryo mu ijwi ry'ubuhanuzi. Imana ifite inzira zirenga igihumbi, Imana ifite inzira zirenga ibihumbi. Ndetse Bibiliya iratubwira ngo abayuda bari bamaze kwitegura gupfa, haburaga 30 jours, iminsi 30 ngo bamanikwe. Itangazo ryari ryamanitswe. Ubwo abayuda bari bategereje ko bigiye kurangira, bategereje ko bagiye kubashyira ku nkota, bategereje ko amatangazo bamanitse agiye gusohora, Imana ari irimo itegura uburyo bagiye gutabarwa. Ndagira ngo nkubwire, umwanzi yamaze kugucira ibico, umwanzi yamaze gutegura inzira zo kukuriza, umwanzi yamaze gutegura uburyo ari bukurangirizemo, ariko Imana yamaze gutegura uburyo bwo kugutabaramo. Ndagira ngo ngutangarize itangazo. Mu nkuru mbi wumvishije, mu nkuru mbi wakiriye, mu nkuru mbi wumvishije, ndetse ari n'ibyo wabonesheje amaso, bigiye gusimburwa n'inkuru nziza. Abayuda ku munsi bari bategereje gukorwa n'isoni, ku munsi bari bategereje ko iki gihe bari bagiye gupfiramo n'iki Imana yabakirijemo. Umva iki ijambo rivuga. Bibiliya iratubwira ngo Imana yateguye ikintu bita kurota k'umwami bita Ahasuwerusi, ngo agira inzozi, yumva ko ari ikintu kimubujije amahoro. Arara yicaye, abura amahoro, aribaza ariko ibi bintu ngize ni ibiki, ko numva umutima wanjye udatuje. Iyo Imana ijya gutabara, hari bamwe bagomba kubona amahoro, abandi bayabuze. Abisirayeli bagombaga gutabarwa, Ahasuwerusi yabanje kubura amahoro. Mwiri soza ry'umwaka hari umuntu Imana yabuze amahoro kugira ngo ucungurwe. Mwiri soza ry'umwaka hari umuntu Imana yabuze amahoro kugira ngo ubone icyo wifuza. Reka nkubwire, aho hantu maze iminsi Imana yateguye kwagukura, ahantu maze iminsi Imana yateguye kwakuvana. Reka kwibaza uko bigiye gusoza. Imana igiye kuzana inkuru nziza mu cyimbo cy'inkuru mbi. Abayuda baratabarwa ku munsi bagombaga gupfiraho. Ngana ku musozo, ndatangaza iri tangazo. Aho waba uri hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu baturanyi duturanye nabo, waba uri muri Europe, waba uri ku mugabane w'i Burayi, waba uri Australia, waba uri Canada, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bwongereza, ndagutangariza ko iminsi iri imbere yawe ni iminsi y'inkuru nziza kuruta gutegereza iminsi y'ibyago. Ni iminsi y'inkuru nziza kuruta gutegereza iminsi yo kuririramo, kuko iyo atabaye abayuda irakicaranye natwe, iyo atabaye abayuda iracyagendana natwe. Nkwibutse ko turi mu kwezi kwa 12. Uku kwezi ni ukwezi k'ubutabazi, ni ukwezi ko gutanga ihumure, ni ukwezi ko kugobokwa n'Imana, ni ukwezi ko gucungurwamo, ni ukwezi twibukamo kuvuka k'umwami. Iyo abyaye Yesu ikamuduha kugira ngo tutarimbuka, ishobora no kudukiza ibyago, ishobora no kudukiza amakuba, ishobora no kudukiza ingorane. Ndagira ngo nguhe inkuru nziza rero. Ugiye kwinjizwa mu minsi yo kwakira andi makuru atandukanye nayo wari warakiriye. Ugiye kwinjizwa mu minsi yo kwakira inkuru nziza zitandukanye nizo wari uri kwakira. Imana ikumbere umugisha we aho uri hose udukurikiranye. Reka dusengane maze nkwinjize mu minsi myiza, kandi nkwinjize mu minsi yo kwizera Imana kuruta iminsi wari uririramo. Imana ikumbere umugisha. Mana turagushimiye, wewe wahaye ababembe inkuru nziza, bagasubiraho bari barakuwe, bagasubiraho bari barirukanywe. Ni wowe Mana yacu. Wewe watabaye abayuda ku munsi wo gupfiraho, ni wowe Imana twizera. Uyu munsi abantu bose baduteze amatwi batwumva, uyu mwanya bari mu gutegereza inkuru mbi, bari bategereje kwakira ibyago, bari bategereje gukorwa n'isoni, ndabihinyuje mu izina rya Yesu. Wowe twizeye, wowe twamenye, wowe dukorera ku manywa na nijoro, uyu mwanya uhinyuze izi nkuru mbi bari barakiriye, maze umanura amatangazo yari yaramanitswe, maze igihe kigiye kuza bazashima imirimo y'amaboko yawe. Urakoze kutugiriye ubuntu, kandi inkuru nziza igiye gutaha mu matwi y'abaduteze amatwi, kandi inkuru nziza igiye kwakirwa mu mitima y'abatwumva, kandi iminsi igiye kuza tuzabona ubuhamya bw'uko iri jambo ryeze imbuto mu gihe cyaryo. Urakoze kutugiriye neza, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amena.
muzagire umwaka mushya muhire, muzagire isoza ry'umwaka neza, aho muri mutwumva mudukurikiye, aho muri mwese abazagira umugisha wo kudukurikirana, mwaba mudukurikiye ubu, mwaba muzadukurikirana ubutaha, tubifurije kuzasoza umwaka neza. Uyu mwaka Imana iguhe gusoza wumva amakuru meza, iguhe gusoza wakira inkuru nziza, iguhe gusoza urugo rwawe rutabaye uko umwanzi yabishakaga, ubuzima bwawe butabaye uko umwanzi yabishakaga. Tukwifurije gusoza umwaka neza, usozanye amakuru meza, inkuru nziza itaye mu matwi yawe mu cyimbo cy'imbi yari yarinjiye, kandi ube uwakira igitangaza mu isoza ry'umwaka. Uko abayuda batabawe ku munota wa nyuma, Imana nayo igutabare ku uyo munota wa nyuma warugezeho. Kandi uko ababembe babonye gutabarwa, abarika Imana nayo igutabara muri iyi minsi y'isoza ry'umwaka, maze muzagira umwaka mushya muhire, muzasoza umwaka neza. Imana izakomeze kubarindiraho muri hose. Mugire amahoro mu izina rya Kristo Yesu, amen.